Mwiriwe neza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, nizere ko mumeze neza aho muri hose, abafana banjye aho muherereye hose ndetse n'abatari abafana banjye mukomeze mugubwe neza. Abo byanze namwe Imana iragira ukuntu ibagenza. Ndashaka kubabwira ikintu kinzanye hano kuri channel ngiye mubona hano kuri mikoro, nitwa Bona. Channel yitwa Boni Filime kuko igamije gutambutsa filime nziza ziri mu maseri kandi zizajya zigenda mu byiciro, zifite inyigisho kugira ngo ubashe gushira itafari muri sinema, muri filime nyarwanda. Nuko gushishikariza kuba wakora subscribe, ugasharinga, ukaverifiya neza ko wafunguye inzogera kugira ngo filime nijya hanze uzabe wayibona mu ba mbere. Ikora subscribe kuri umuyoboro wa YouTube, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Niyo mpamvu njye ngo abakinnyi barahari, aho kuyikorera harahari. Turi kuyitegura, ikintu tugamije no kugira 5k sabu, ubundi tugakora cyane tugashyiramo imbaraga. Nawe rero washyiraho intambwe, watera intambwe ukakora subscribe, ugashyira itafari kuri sinema nyarwanda, ugashyigikira Boni nk'umukinnyi wa filime nyarwanda zigezweho muri iki kinyejana tugezemo. Ndagushishikariza kuba washaringa ku bagenzi bawe, nabo bagakora sabu bakongera aho wagejeje. Nshimira n'abamaze gukora sabu aka kanya, mbabwira ngo murakoze kandi nanjye nzabaha ibintu bimeze neza, bitunganye, atari ibintu byo kubabeshya. Ni ukuvuga ngo urukundo rwanyu nirwo ruzansapotinga, nirwo ruzampa impamvu yo gutuma nkora ibintu byiza, kuko nzaba nabonye ukuntu urukundo mwanyeretse, inkunga yanyu, ubufasha bwanyu bwo gukora sabu, mugasharinga, mugakomantinga, mukaba mwanarayikinga. Ibyo byose uko nzabona uko bingana natwuzuza 5k sabu, ibindi byose byo gukora tuzakora. Abakinnyi b'ibyamamare bo barateguye, nanjye ubwanjye ndateguye. Igisigaye ni uko munyereka uruhare rwanyu nk'abafana, nk'abankurikira, nk'abanshigikiye muri uru rugendo, kugira ngo ibintu bibe byakomeza kuba byagenda neza. Kuko ntabwo wakora ikintu ukikorera. Twebwe bakinnyi dukinira mwe, dukorera mwe, tugamije kugira ngo mugire icyo muba mwakuramo, cyangwa se mugire icyo mwasobanukirwa ku mibereho ya muntu, ariko tubinyujije mu mikinire yacu cyangwa se muri filime nyarwanda, muri sinema muri make. Ni ukuvuga ngo rero njyewe uri hano muri kubona iyi channel, wowe ntuyitambukeho udakoze subscribe, kuko izajya ikugezaho ibintu by'ingenzi by'umuco, ariko ibikishije muri filime nyarwanda. Niyo mpamvu rero wowe uruhare rwawe nurwo, nta kigoye kirimo. Ni ugufata igikumwe cyawe cyasa gahera, ibyo ushatse. Ufite fone yawe, ufitemo icyo bita Gmail, ukaba fone yawe irimo umuriro, uri kuyikoresha kandi uri ku rubuga rwa YouTube, uhuye n'iyi video ugeze kuri Boni Filime. Fata urutoki rwawe urukoresha, simbizi, ariko ukore subscribe, umakinga sure ko ufunguye inzogera hirya. Uruhare rwawe nurwo, nta kigoye, nta nubwo ari n'itegeko. Ni ukugusaba inkunga nk'uko abandi bose basanzwe basaba inkunga mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero hano kuri channel hariho video nkeya ntoya nashizeho kugira ngo uwakoze subscribe anazirebe, ariko zo ntabwo ari filime zitwaye nka komedi, kuko nizo twatangiriye kugira ngo ababashije kuba bakora subscribe babashe bamanuka kuba hasi, hama barebe ibihari, tutabicisha irungu cyangwa se mukabura ibyo mwareba. Ariko twari bizirikanye, tuba dushizeho utwo tuntu duto
tubayeho duke, ariko turi no gutegura ibindi bintu birebire kandi byiza bizagumaho, kuko tuzajya tubaha mu maseri zigenda ziza uko mwatweretse urukundo, nako tuzagenda dushyiramo imbaraga. Abantu banjye rero murakoze cyane, abantu bakurikiye iyi video kugeza aka kanya irangiye, nabakomera amashyi kandi muri ab'agaciro, muri ab'ingenzi, muri intwari ku buzima bwacu. Turabashimiye, mukomeze mudushyigikire aho muri hose. Nawe uri kubona ko byanze, Imana irakurengera, irahari, izera umurengezi n'umucunguzi, araje agutabare, akugenere ibikwiye. Hama rero bayi bayi, murakoze.